Ndizera ko umeze neza ukomeye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ni mwene so ugarutse imbere ya kamera. Uyu munsi ndagira ngo twongere kandi tuganire gatoya ku ijambo uhoraho ashyize ku mutima w'iwanje. Turi mu masengesho y'iminsi 40 yo gusaba ububyutse. Rero ububyutse bufatanye n'ingingo ufata. Twarebye intambwe ya mbere no kwihana ibyaha, intambwe ya kabiri twarebye no kubatizwa mu mazi menshi, intambwe ya gatatu twabonye no gutandukana n'inshuti mbi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ntambwe ya kane, intambwe yitwa ingingo. Ibyemezo ufata mu buzima bwawe bishobora kukwinjiza mu bubyutse cyangwa bikagukura mu bubyutse, bikagucisha ukubiri n'ububyutse. Abantu bose bagiye binjira mu bubyutse n'abantu bagiye baba ari abantu bafata ingingo ku buzima bwabo. Iyo turebye dusanga umugabo witwa Elisa yakiriye ububyutse bukomeye. Elisa yakoze ibintu bihambaye, yarakuye mu bubyutse, ariko ububyutse yakiriye bwari bufatanye n'ingingo yafashe yo gukurikira umuntu w'Imana witwa Eliya. Elisa yakiriye ububyutse buturutse mu cyemezo yafashe cyo gukurikira Eliya. Igihe yahura na Eliya, muribuka ko Elisa yari umurimyi, ari iwabo, ari kumwe n'ababyeyi be, ari mu muryango we, ngo yararima kandi cyane, kuko yari yarabikoze nk'umwuga, byamuhaga ubuzima. Noneho rero umunsi yahura n'umuntu w'Imana Eliya, niwo munsi Elisa yahise afata ingingo. Arebye umuntu bahuye, afata ingingo yirengagije inyungu yabonaga mu kazi yakoraga, afata ingingo yirengagije ubuzima yari arimo bwo kubana n'umuryango, afata ingingo yirengagije ko asize inshuti, afata ingingo yo mu mutima, ariyo decision, aravuga ngo ngiye gukurikira uyu mugabo, ndamubonamo Imana. Ntabwo ushobora kwinjira mu bubyutse uri umuntu utazi gufata ingingo. Kandi nk'uko nabivuze, zimwe mu nshuti tugira zishobora kutwinjiza mu bihe by'ububyutse cyangwa zikadukura mu bubyutse burundu. Iyo ufite inshuti nziza, iguha imbaraga zo wakwinjira mu bubyutse, igihe cy'ububyutse, igihe cy'ikanguro. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Uwitwa Elisa yakurikiye Eliya, ingingo arayifata, aravuga ngo ngiye kumukurikira nirengagije amajambo inshuti zizavuga, ngiye kujyana n'uyu mugabo nirengagije amajambo ababyeyi bari bumbwire, ngiye gukurikira Imana iri muri uyu mugabo. Afata ingingo yo mu mutima kandi ahita abishyira mu bikorwa. Ntabwo ushobora kwinjira mu bubyutse utari umuntu uzi kwifatira ingingo. Hari ababanza bakavuga ngo reka mbanze njye kubaza ngo abo mu rugo, mbanze njye kubaza umugabo, mbanze njye kubaza umugore. Ntabwo umugore numubaza ntabwo azatumukizwa, niwaza umugabo ntabwo azatumukizwa, kuko byange bikunde Satani nagashaka yuko kuko winjira muri ibyo bihe by'ububyutse, byange bikunde rero Satani azamuhagararamo, abanza kwereka impamvu zikwiye gutuma utabijyamwo, akwereka impamvu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu yifatira ibyemezo ku buzima bwiwe. Ibyemezo by'ubuzima bwawe ni wowe ukwiye kubifata. Ntabwo ari uwundi muntu uzagufatira ibyemezo byo kuntu ukwiye kubaho. Hari abantu bafatirwa ibyemezo n'abandi ngo ukuntu bakwiye kuba babaho. Oya, mu gihe urengeje imyaka 18 ukwiye gufata ibyemezo by'ukuntu ukwiye kubaho, ukuntu ukwiye kwizera, ukuntu ukwiye gusengera mu idini ryo wumva ubohokeye. Niyo mpamvu Yesu yavuga ngo naje gutandukanya umukazana na nyirabukwe, naje gutandukanya umwana na nyina, naje gutandukanya umugabo n'umugore. Ni mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'imyemerere, mu buryo bw'imyizerere. Abantu benshi babujijwe kwizera n'abandi ngo nuko ari abo mu muryango, ngo nuko ari idini nakuriyemo, ngo nuko ari idini ya mama, nuko ari idini ya data. Oya, fata icyemezo cyo mu mutima kugira ngo winjire mu bihe by'ububyutse. Ibihe by'ikanguro bifatanye n'icyemezo ufata.
Elisa afata icyemezo, asiga se, asiga nyina, asiga famiye, asiga ibyo yakoraga, aravuga ngo ndagiye, ngiye gushaka ububyutse. Kandi afata iyo ngingo yo mu mutima. No mu nzira muribuka ko yagiye ahura n'abamuca intege, ndetse ahura n'abana b'abahanuzi ngo bigaga n'ibyo kuvugishwa. Baraza baramubwira bati shobuja agiye kugukurwaho, wagumye hano wasigaranye natwe. Arabyanga, ndetse ari mu gukurikira Eliya nawe yaramugerageje, aramutestinga, aramubwira ngo wasigaye hano, sigara i Beteli, ngiye hari hakurya. Elisa yanga gusigara, barongera baragenda, bageze imbere, arongera aramubwira ati sigara hano, ngiye hari. Amusiga i Beteli, amusiga i Gilugari, yanga gusigara. Amusiga i Yeriko, yanga gusigara. Aravuga ngo ngewe nafashe icyemezo, igihe nahagurukaga nafashe icyemezo. Ukwiye gufata icyemezo, haleluya, ukwiye gufata icyemezo mu mutima wawe kugira ngo wakire ububyutse. Eliya abonye ko Elisa yamaramaje, nibwo yatangiye kumwereka amabanga. Bagera kuri Yorodani, akuramo umutama nawe agaburamo amazi kabiri. Elisa arimo arabireba, ndetse bagera hakurya aho yadugiye ngo amusaba ikimenye. Aramubwira ngo noneho rero saba ikintu ushaka. Ubundi aramubwira ngo shaka imigabane y'umwuka uri muri wowe, ariko ngewe ndayibone inshuro zibiri. Niba wari ufise umwuka uri ku 10, ngewe mbone umwuka ugera kuri 20. Niba wari kuri 50%, ngewe mbone 100%. Elisa yakumwuka yakububyutse. Haleluya. Nawe rero ukwiye gufata icyemezo ukaka Imana ububyutse. Ukwiye gufata icyemezo ukaka Imana ikanguro. Imana yiteguye kuguha ikanguro, ni waba nawe ubishaka. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza. Ububyutse bufatanye na decision ufata yo mu mutima yo kujya kubushaka. Ngaho gira ibihe byiza. Turakuraritse mu masengesho turimo, komeze kubana natwe. Imana iguha umugisha. Hanyuma kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze kujya ubana natwe, kandi dukomeze twubaka umuryango mugari wa Nazareth Ministries. Imana nikugirire neza, Imana niguha umugisha. Nkwifurije ububyutse, nkwifurije kwinjira mu gihe cy'ububyutse. Imana niguha ububyutse, Imana niguha ububyutse. Tuzavuga abantu bagiye bakira ububyutse, ibintu bakoze. Rero uyu mugabo amaze kwakira ububyutse, hari ibintu bikomeye yakoze. Imana niguha umugisha, Imana nikugire neza, ikwinjize mu gihe cy'ububyutse mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Gira umugisha. Shalom shalom.